Ubona hari videwo zigezweho zo gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, ugasanga umusitari ari kuvuga ibintu utatekereza ko yabivuga, ugasanga umusitari ari kumuvuga, nabanje kukwereka uburyo wabyikorera ukoresheje telefone yawe. Mugiye kubana nitwa Vedaste Official. Niba ari ubwa mbere umbonye, ugeze kuri YouTube channel ubwa mbere, ura subscribe ufungure inzogera kugira ngo atazajya hagira video n'imwe uzajya igucika. Nkamuha urugero nkwereke Official, muze mu supporting, mukore subscribe, abe mumwereke ko mumukunda. Nitwa Gatari Fred, hari umusore nabonye waje hano kuri YouTube no kuri TikTok, yitwa Vedaste Official. Nabonye ibintu akora kabisa urabona nka hano ifoto iri kuvuga, usanga ifoto y'umusitari iri kuvuga izina ryawe cyangwa ari kuvuga ibindi bintu byerekeranye nawe. Si ibyo kubwira ngo abantu mu nkunda Gatari Fred, mugende mu supporting, mukore subscribe. Kabisa nabonye ari gukora ibintu byiza cyane. Nibwe mu kabisa urabona nka hano nashyizemo ifoto nshyiramo amajwi, ariko amajwi ari kuvuga, iyi foto niyo iri kuyavuga. Kabisa reka nawe nkwereke uburyo wabikora. Mugiye kubana nitwa Vedaste Official. Ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel ubwa mbere, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo atazagira hagira video n'imwe izajya igucika. Mbaze muri comment indi video nagukorera. Reka dutangire. Let's go. Ikintu cya mbere ugomba gukora, uza kuri Play Store yawe, uza kuri Play Store aha kuri Play Store ukandeho, uze muri search, waza muri search ukandeho, uza hano muri search app, ukandeho, usacingemo Dream Face. Tuyibona uyikandeho, uraza uyikandeho. Kabisa urahita uyibona ngiyi hano yanditseho video generate Dream. Uraba tuyibona iya kabiri, iyi wayidownloadinga muri telefone yawe. Nyamara kuyidownloadinga urabona njye nayo nyifitemo, urahita uza ukanda hano handitse open. Uraza uyikandeho. Kabisa urahita ureguka ahantu hameze gutya. Urabona hano washyiramo ifoto, ugashyiramo video. Kabisa nkwereka uburyo washyiramo ifoto ikavuga. Uraza hano handitse photos tag sync. Uraza uyikandeho. Uhita uza ahantu hameze gutyo, ukanda hano kuri add, hano kwa kano kamenyetso ko guteranya uraza ugakandeho. Kabisa hano urahita ugera mu mafoto, urashyiramo ifoto ushaka gukoresha. Kadushyiremo iyi ifoto ngo y'umusitari wayikura. Reka nkwereka aho wayikura. Wowe utayifite muri telefone yawe, nkwereka uburyo wayidownloadinga ifoto y'umusitari. Uraza hano muri Chrome, uraza ukandeho, urahita ugera ahantu hameze gutya.
uza hano muri search, aha uraza ukandeho wandikemo izina ry'umusitari ushaka, reka twandikemo nka Rocky, uze wandikemo Rocky, zacingemo Rocky, Rocky Ikimomo, uhita ukanda, urabona byahise ryizana, urahita urikandaho, nawe ushobora gusanga urabona ntabwo biri kugaragara cyane, uhita wongera ukoresheje intoki zawe ebyiri, ukanda hano handitse image, aha uraza ukanda, urabona urahita ugera mu mafoto ya Rocky, uhitemo ifoto ushaka, duhitemo nk'iyi, iyi uraza uyikandaho ugumisheho, uraza kuzamura ukanda ahantu handitse download image, aha uraza ugahita ukandaho, uhita ukanda hano kuri download, aha turabona twamaze kuyidownloadinga, uraba wamaze kuyidownloadinga ya dream face, urahita uyizaho dore ngiyi, uraza uhita uyikandaho kabisa, uhita ubona ya foto ya Rocky yagezemo, reka tuyikandeho, iyi ngiyi, iyi urahita uza uyikandeho, uhita uza ukanda hano handitse import, aha uhita uza ukandeho, uhita uza ukanda hano handitse continue, aha urahita uza ukandeho, hano urabona hano gushyiramo amajwi, indirimbo cyangwa ibindi bintu ushaka, uhita uza ukanda hano kuri by voice, aha tuza ukandeho, ukanda hano kuri record, aha urahita uza ukandeho, nibutsa ngo nibwo ari byiza kuri YouTube channel bwa mbere, kuri subscribe ufungure inzogera kugira ngo hatazajya hagira video n'imwe izajya gucika, nambura ngo wandike muri comment indi video ushaka nagukorera, ikindi kintu ushaka kumenya, uhita uza ukanda kwa kano kaboro k'umutuku kari hasi, aka arahita uza ugakandeho, uhita uza ukanda hano kwa kano kantu kavivuye, aka uza ugakandeho, uhita uza hano handitse animate, aha uhita uza ukandeho,
hano urabona bihita bitangira kubara kabisa. Niba ufite telefone ifata netiwake yihuta mbese n'ako kanya, urabona hano biri kubara, turareka bigere ku 100. Nibutsa ngo niba utarakora subscribe kuri YouTube channel, kanya nibwo ngo uyikore, umbaze indi video nagukorera muri comment. Mu gihe tubitegereje, niba iyi video wayikunze ukora like, comment, ukabisharinga n'abandi bantu bawe nabo bakabimenya uburyo bakora izi video, ziri kugira content cyane. Ziri kugira content cyane kabisa ku mbuga nkoranyambaga zose baziba zikagera, zireba zifite content. Hari abasobanuzi bo mu Rwanda baza biyemera kandi kabisa. Rero hano urabona iyi video yayisigeramo wa mbere mu gusobanura, ariko se urumva kabisa, urumva kabisa ifoto ibintu mu buryo iri kugenda bimeze nk'aho ari uri kubivuga kabisa. Mwagiye mwemera ko ndi uwa mbere koko, nzagomeza mbibabwira ijwi ryiza rimeze gutya koko. Urahita uza ukanda hano handitse save, urahita uza ukandeho, mbese urabona video yagiye muri album. Tugiye kureba ahantu video zawe zijya cyangwa ibindi bintu uba wakoze kabisa. Urabona video yagezemo ngiyi, iyi reka tuyiplayinge turebe. Hari abasobanuzi bo mu Rwanda baza biyemera kandi ndi uwa mbere mu gusobanura, ariko se kabisa urabona video yagezemo, warangije kuyikora, ariko urabona hano waya-uploadinga ahantu ushaka, kuri YouTube, kuri TikTok kabisa. Uko niko bikorwa kabisa. Urabona hano video twamaze kuyikora, bityo niko bikorwa. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, bwa mbere kora subscribe, fungura inzogera kugira ngo atazagera video n'imwe izajya igucika. Niba kuri YouTube channel mwabanaga, yitwa Vidasti Official. Bye.